Mwongeye kwirirwa abakunzi ba sheni yacu Teacher Eugene. Tugiye gukosorana ikizami cyakozwe ku itariki 4 z'ukwa munani. Mwibutsa niba utarakora subscribe, bikore nonaha utazajya ucikwa n'amasomo tubagezaho umunsi ku wundi. WhatsApp yacu ni 078 523 55 Fata agakaramu n'urupapuro dukosorane urebe amanota nawe wagira. Mwibutsa ko amanota ugira ariyo aguha umurongo waho ubumenyi bwawe bugeze. Reka turebere hamwe rero ikibazo cya mbere abakoze ikizami babajijwe. Ikibazo cya mbere: ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ikibazo cyacu mwacyumvishije. Ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ikibazo cyacu ni gutyo kivuga. Bakahita hano baduhereza ibisubizo ngo duhitemo igisubizo cy'ukuri. A. Yego. B. Yego nyuma yo kuvuza ihoni. C. Yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D. Oya. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo baduhaye. Igisubizo cy'ukuri ni D, ni oya. Ikibazo cya kabiri: umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Iki kibazo mwacyumvishije. Umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Hano bakahita baduhereza n'icyapa kibyerekana. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko uzinyuraho utabasha kureba neza imbere ye. C. Ibyapa by'aho ugeze ntibimwemerera kunyuranaho. Ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatatu: utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Bagahita baduhereza ibisubizo hano kugira ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B. Iyo batatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Reka rero turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Icyo ngicyo nicyo gisubizo. Noneho ikibazo cya kane: ubugari bwa romoroke ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibyo bipimo nibyo batwereka hepfo kugira ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha akurikira. Duhereza aho kigomba guhagarara n'aho kitagomba guhagarara, mbega tugakuramo igisubizo cy'ukuri. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Turebera mu gisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. Ikibazo cya gatandatu, kunyuranaho bikorerwa baduhereza ibisubizo kugira ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Batubwiye ati uri ku cya kangahe? cyari cya munani. Urihuse cyane, uramanuye cyane. Utazamuye ahubwo. Utazamuye bita ikita kizamuka kiruka kijya kuri 20. Urugeze kuri iki? Cya munani. Iki ngiki ubwo. Iki. Mbere y'uko umuyobozi si iki se cyangwa cya munani ngagisoma. Nyarutse dore iminota iraducitse natangira. Ikibazo cya karindwi, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. A, umuvuduko w'abanyamaguru. B, ubugari bw'umuhanda. C, umubare w'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya munani, mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri. Urabibona muri uyu muhanda, namwe mugiye kureba aho kigomba kuba kiri. A, mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C, mu ruhande urwo ari rwo rwo hagati mu nzira nyabagendwa. D, mu ruhande rw'ibumoso rw'inzira nyabagendwa. Igisubizo cy'ukuri ni B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 9, wakora iki ubonye iki cyapa? A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona.
C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ikibazo cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza icyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Ni agacuri katateza ibyago. Ikibazo cya 11. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Icyo ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 12. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi. Ikibazo cya 13. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D. A na C ni ibisubizo nibyo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni C. Ni igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Icyo gisubizo. Iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 16. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ikibazo cya 16. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Biremewe kunyuranaho. B. Umuyobozi abujijwe kukirenga. C. Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. D. Umuhanda ufunganye.
turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi abujijwe kukirenga. Ikibazo cya 17. Ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A. Biteganye. B. Ku murongo umwe. C. A na B nibyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18. Muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? A. Ibinyabiziga byombi. B. Ikinyabiziga cy'icyatsi. C. Ikinyabiziga cy'umutuku. D. Nta n'imwe. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ibinyabiziga byombi. Ikibazo cya 19. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. Ibi ni ibisubizo baduhaye kugira dukore igisubizo cy'ukuri. A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Ni metero 75. Ikibazo cya 20. Ibizikisho by'iminyururu cyangwa gisinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 25 z'umuhanda. B. Ibimenyetso by'itara risa n'icunga rihishije. C. Ibyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande.